Murakaza neza mwe mudukurikirana buri munsi mukumva ibiganiro byacu kuri channel yacu bita Roga TV. Amakuru ari hano hanze arababaje kandi ntasanzwe mu by'ukuri mu bantu wenda mushaka kuba muzi cyangwa se bamamaye muri iyi minsi mu gihe cy'abanyamisi cya Nyampinga w'u Rwanda. Uzwi nka Miss Shanitah yari afite umuvandimwe w'umukobwa mukuru, akaba ariwe mukuru wiwe. Aka kanya inkuru idasanzwe iri hano hanze irababaje kandi iteye agahinda mu by'ukuri. Uwo mukobwa mwiza uvukana na Miss Shanitah akaba yari amaze iminsi ku itariki ya mbere z'ukwa 11 afite icyo twakwita nk'isabukuru cyangwa se bidi. Mu by'ukuri akaba yari afite isabukuru, ariko ikibazo cyaje kuvukamo ni uko yabwiye bagenzi biwe cyangwa se abari baje mu kirori cye ko aba yagiye mu bwiherero. Ubwo byaje kugenda amaze kujya mu bwiherero, byatwaye nk'igihe bagenzi be bibaza ati se uyu mukobwa ari hehe, nuko baza gusanga hari ikibazo cyabaye mu bwiherero. Nyuma yo gutindamo bafunguye basanga uwo mukobwa mwiza yitabye Imana yicaye kuri wese ariho yari ari. Mu by'ukuri icyamwishe ntikiramenyekana, ariko urwego rwa RIB ruracyakora iperereza rumenye icyaba cyishe uwo mwana w'umukobwa. Turihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti n'abavandimwe baririmbana muri korali ya Healings Worship Team. Mwihangane kandi mukomere, ni ibigeragezo kuri mwe kandi tubasha kwiyakira muri kimwe cyose kitubaho. Umugambi w'Imana arigena byose. Mu by'ukuri ni inkuru idasanzwe yababaje abanyarwanda kumva umwari nk'uwo yitabye Imana mu bintu bidasobanutse. Harimo ikibazo, nk'impfu nyinshi ziri kuba muri iyi minsi ziri kuba zitandukanye kandi zitunguranye. Imana imwakire kandi imuhe iruhuko ridashira. Iyi ni Roga TV mukomeje gukurikira, tuzatubagezaho amakuru agiye atandukanye. Mukore follow, mukore subscribe, ndetse n'abarundi mudukurikira mukore sabone mu rurimi rw'igifaransa. Tuzatubagezaho amakuru yizewe kandi atari ibihuha. Murakoze cyane, ciao ciao, tubane mu bindi biganiro.